arambwira ati ayo mazi rero ugiye kunzanira nti ati n'amazi y'umugisha nti ati nturabana ubundwaye nti ati ngomba guhita nunamuka. Wizeye ko ari bugukiza indwara runaka cyangwa hari ikindi ari bugufashemo ukaza ubyizeye bifashijwemo Imana yabura Mwiriwe neza. Tukubonye hano waje kuvoma amazi. Aya mazi ese uturutse uza kuvoma? Nurutse Isave. Isave ubwo ni mu karere ka Gisagara. Ikaze rero kuri Maka Justin Family TV. Uyu nundi muntu tuhasanze waje kuvoma. Tangira utwibwira utubwire nicyo waje gukora nubwo mbibona neza ko waje kuvoma ariko hari abatari kubibona nagira ngo basobanurire. Nanjye nduri hano nje kuvoma ku mazi y'umugisha. Yatuzanye ariko tukayavoma tuhita tujya no gusenga n'ubundi yarakiriziye. Uvuze ngo amazi y'umugisha. Ni iki kitwemeza ko ari amazi y'umugisha nagira ngo bidusobanurire tubyumve kuko turi kubibona n'amazi asa nk'ayandi mazi yose. Nta cyatwemeza ko ari amazi y'umugisha nagira ngo dusobanurire impamvu uyita amazi y'umugisha wowe. Impamvu ari amazi y'umugisha ntago ari je mbiyita n'abandi bose niko babizi kuko iyi soko ntago yahoze hano. Ni isoko yazanywe hano n'umubyeyi Bikira Mariya. Yego. Abaha amazi isoko itari isanzwe ihari kandi amazi akiza. Amazi akiza. Uko umuntu yanyweyeho nk'ubu ngiye urugero amazi yandi. Sinshobora kunywa amazi adatetse ngo angwa amahoro. Ariko aya ngaya si ubonye ko nje nkahita ninywera ikibazo na kimwe ateza. Iyo yanyweye nta ngaruka agira. Kandi bitewe no kwizera k'umuntu bitewe n'uburyo iyi soko yahaje iyo yanyweye bavuga ko hari byinshi cyane akiza iyo wizeye iyo ubyizeye. Wizeye ko ari bugukiza indwara runaka cyangwa hari ikindi ari bugufashemo ukaza ubyizeye bifashijwemo n'umubyeyi Bikira Mariya ibyo bintu biraba rwose. Biraba rwose. Hano hantu umaze igihe kingana gute uhaza cyangwa se uhaje uyu munsi nkatwe twahaje uyu munsi cyangwa umaze igihe kinini uhaza? Njye mamaze igihe kinini kuko ndumva bwa mbere nahaje ari nko muri 2008. Ndumva maze kuhagera nk'inshuro 6 cyangwa 7. Ndakeka ibintu by'amabonekerwa nawe urabizi cyangwa ni nacyo gituma uhaza. Nta makuru make waturushaho cyangwa wahatubwira waba ufiteho? Amakuru makeya nuko bwa mbere mpaza twibonaniye n'umuntu wabonekewe nyine yadusobanurira bike ku by'amabonekerwa yahabereye. Atubwira ko yabonekewe n'umubyeyi Bikira Mariya. Yego. Akiga hariya muri kiriya kigo cya Mère du Verbe. Yego. Ahantu imba mwahageze mwabonye agashapeli basengeramo niko kahoze ari dortoir babonekewemo. Umubyeyi rero abaha ubutumwa nyine nawe wategetse aho uko iriya shapeli bayubaka nyine. Yego. Baha forume barayubaka bajya yubaka uko atabishaka akabibasenyesha. Ahubwo ati ntago yambwiye ko biba bimeze gutya nyine. Yasenywe nk'inshuro zingahe nimba yarabibasobanuriye? Ntago mbyibuka neza ariko gusa forume nyine yashakaga byarangiye ariyo bakoze. Ubwo niriya yashakaga. Ikoze mu ishusho y'inuma kuntu. Hanyuma se kutubwiye ngo umaze kwaza inshuro nyinshi nawe nta mabonekerwa warabonye kuva wahagera nta kintu na kimwe warabonye kigaragaza nyine ko yaba yarahasuye muri iyo myaka yose umazuza? Biraba cyane biraba kuko iyo wahaje uje gusenga aricyo kikuzana ntago wahava nta kimenyetso ubonye na kimwe. Yego. Kuko hari nk'igihe ibyo haza ugasanga haguye nk'imvura ikagwa ku gace kamwe gutya kandi mwegeranye wowe ntuyibone iri kukugwaho. Yego. Umazemo igihe kingana gute mu gakiza cyangwa se uri umukristo? Kuva navuka ntago nigeze mva mu rindi dini. Mbese dushatse kuvuga igihe umaze umenye Yezu cyangwa Bikira Mariya. Sugo iyo umuntu yabivukiyemo biba bigoye kuvuga ngo uramenye igihe kuko nabivukiyemo ndabatizwa ndakomezwa. Ntangira kuza hano nyiri kwiga tronc commun mu wa 2 secondaire ubwo nibwo
ubwo natangiye kuvuga ko naza ku butaka butagatifu nzi ikihanza nyine. Yego. Murabyumva neza rero, arakoze cyane, atubwiye ahantu yaturutse ahantu kure, Gisagara Isave ni kure, uza Ikibeho muri Nyaruguru, bitabujije ko hari n'undi wari we wese wakenera gusenga yaturuka aho ashaka hose akaza akagera hano Ikibeho i Nyaruguru akahareba. Murakoze cyane, turabashimiye. Murakoze cyane nawe. Yego. Abadukurikiye kuri Mark Juste Family TV, yego Sylvie. Yego. Tugiye natwe kuvoma ku mazi y'umugisha, twe kugira aha ngaha tuze twakoze inkuru tutahamara amasa natwe nta mazi y'umugisha. Reka dusabe rero, mukecuru aho neza. Yego, Kristo yeza kozwe. Uraho neza cyane. None se natwe n'ubuntu kuvoma kuri ano mazi. Tugenda kwereke unzanira amazi. Noneho ubu ngubu nawe waruje kuvoma. Nari musanzwe urimo kuvoma, ndavuga ntabishobora kuba hari aya mazi kuyavoma bitemewe cyangwa se kubanza umuntu agasaba uburenganzira. Ndavuga reka mbanze nkubaze. Yambwiye ngo ningende mvome, yambwiye ko nta muntu mbuza. Nta muntu kubuza. Yakubwiye se ko aya mazi ari ay'umugisha cyangwa yakubwiye ko ari amazi asanzwe? Yewe yambwiye namuze ntese ndiko najyaga mvoma hari hepfo ariho nakuzaniraga amazi. Arambwira ati ayo mazi rero ugiye kunzanira nti ati n'amazi y'umugisha nti ati nturaba n'ubundwaye nti ati ngomba guhita nunamuka. Reka da akahita akira. Urakoze cyane rero. Nanjye ndamubwira ntimukashye ati mpereza akagere kandi ngiye kuyakuzanira. Uravuga uti ibyo nabyo amazi ari y'umugisha, amazi akiza binene kujya kuyakuzanira. Rwose yambwiye ati ayo n'amazi y'umugisha atirimara kuyanywa ndahitana nakira. Urahita unakira. Mu kwizera kuri kwese akubwiye. Niko yambwiye ati nyashyira no mu mutwe. Noneho rero nyine hari umushumba ruharagiye manuka ni kuri iriya nzu yibatigaragara nko hejuru ku cyaro. Yahise ambwira ati manuka aho hepfo ngezemo hari uriya mushumba arambwira ati tambika hano mbona hano hari abantu. None se kera na kare iyo wumvaga Ikibeho wajya guhumva? Narahumvaga ariko ntarahagera nahagejejwe n'uwo mwana. Wagejeje n'umwana. Ubwo bivuga ngo uwo mwana ugomba kumushimira. Ndamushimira rwose. Aho umubyeyi Bikira Mariya yigaragarije akabonekera abandi babyeyi. Urumva atari byiza se? Ni byiza, nanjye namubwira nanjye ngiye nibahanyereka nanjye ngiye ngende kuyakuzanira. Noneho rero aya mazi rero ukuntu yasimbukana umugereho hakiri kare ayasomeho kandi mu kwizera nawe ahita akira. Ugira umunsi mwiza rero. Yego namwe.